Bruce Melody ni umuntu uri hejuru cyane kandi aranabikwiye. Abanyarwandakazi uwitwa Chris Boy avuze ko yemera cyane uwitwa Munyakazi cyangwa se Bruce Melody uzwi cyane nka 001. Shyira ku mutima y'amagambo aho atazigera asibama, umva ukuntu abantu bahoze kuva kera ndetse na mbere. Banyarwandakazi aracyari Evode y'Abanyarwanda nk'ibisanzwe. Twongera kubaha ikaze kuri Mine Plus TV nk'ibisanzwe. Murabizi ko twari tumaze iminsi tutari gukora video, ntabwo twari kugaragara imbere ya kamera gusa, ariko mbanze mbaha ikaze mwe mudahwema gukurikirana gahunda za Mine Plus TV aho mu majyepfo, amajyaruguru, y'Iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Tubahaye ikaze ndetse n'abatuye mu mujyi wa Kigali ntabwo tubibagiwe. Nge ndi Evode w'Abanyarwanda nk'ibisanzwe. Nyamuneka wowe utarakora subscribe ukora subscribe, ndetse nawe wayikoze turagushimira cyane bituvuye ku mutima. Uyu munsi ntabwo ndi jyenyine, mfite umutumirwa nta wundi n'umuhanzi n'umuntu umaze kubaka izina rikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda muri industry. Tuguhaye ikaze Chris Boy. Yes, murakoze cyane. Umeze fresh ariko? Ni fresh. Tuguhaye ikaze muri studio za Mine Plus TV. Tuguhaye ikaze kabisa. Kane. Chris Boy, hari abantu benshi rero batakuzi, wenda hari abakumvishe bwa mbere. Ese Chris Boy ni muntu ki wundi? Chris Boy ni umuhanzi uje uyu mwaka 2026. Turacyari bato ariko umuziki turumva fresh. Nyine tuje mbese clearinga umuziki nyarwanda tuwugire international, tukiri n'abatoya duhera hasi. Urumva ko muje guhindura ibyanze guhinduka umuziki nyarwanda? Tuje kuwushyira ku murongo. Rero hari abantu benshi bashaka kuba batangiye kwibaza bati ese Chris Boy niyo ndirimbo yakoze, ese n'icyo gihangano cye kiri hanze? Niba wenda tutakugoye n'ubundi ntabwo tukugoye kuko n'akazi kawe, gira sogongeza abanyarwanda ku ndirimbo yawe natubwiye ukuntu yitwa, tubwire impamvu. Okay, indirimbo ni ya Chris Boy njyewe, channel yanjye ni Chris Boy Media, ariko indirimbo ni Tarara by Chris Boy. Reka mbatemo kabisa. Abanyarwanda benshi bategereje kumva ese Chris Boy ni muntu ki, ese indirimbo ya Chris Boy ngo yitwa Tarara ni indirimbo iravuga kuki, ese imeze ite? Twumvisheho gato. Let's go my baby, niba ari wowe nshaka come with me, tuza tubane baby ntuzanyirange, rubavu kwanjye numa amahirwe, oya tuzabana be, oya tuzabana be, tararam pam parala, tararam pam parala. Bayita Tarara, ni indirimbo nshyashya y'umuhanzi Chris Boy yayise Tarara. Ese Chris Boy ubundi mu muziki nyarwanda ubona byifashe bite? Ubona utumuziki nyarwanda? Biragoye cyane gukora umuziki, noneho cyane nkatwe twiga. Biragoye, usanga rimwe na rimwe bavuye batabyumva, ukavuga ati se ibintu nzabihera hehe? Na management dufite, umusanga nyine umuziki wacyari hasi, sinzi ikibazo kiri mu Rwanda. Usanga kugira ngo ubashe kugera ku rwego wifuza, nk'urugero nko muri Amerika ubona buri muntu wese ajya nyine mu kintu akunze. Kugira noneho ujye no kwiga uwo muziki ni ibintu bitugora cyane, birenze nyine, ugasanga harimo amafaranga kugira ngo nyine igihangano cyawe kimenyekane, ugasanga hazamo ibintu bimeze nka ruswa, niko nabivuga. Nibyo bintu bitugora. None kutubwiye ko uri umunyeshuri, ni gute umanaginga cyangwa ubasha gufatanya umuziki wawe ukawufatanya no kwiga nyine bikagendana byose ntagire igihenda ikindi? Ubifatanya ute? Gufata amasomo n'umuziki ni ibintu bigoye cyane. Usanga rimwe na rimwe umunsi wa gatanu ukunda kungora, usanga umutwe unjya baniriwe mu muziki, mwirirwa nsoma wiga fizike n'amato, mvuga ati kabisa ugeze mu wa kangahe? Ageze mu wa gatatu, dore ko mfite n'icya leta, noneho muri mwaka mfite kwandika nyine gukora international. Ni ibintu bigoye cyane. None uri umunyeshuri, nk'uko tubizi abajya bavuga ko icyita rusange cy'umunyeshuri tuba turi abakene, niko bavuga ngo muri abakene, abanyeshuri muri abakene, ugasanga nyine ntabwo muhabwa ijambo cyane kuko bavuga ngo ahantu hasabwa gucya mujya hasi cyane. None ukurayo ubushobozi bwo kuba wajya muri studio ugakora indirimbo? Ubushobozi njyewe biratangaje uburyo nakoze ni Tarara. Ni ibintu bigoye cyane.
byagenze bite? Jivi tugire gutya mbe mwatsi ibiceri nyine yari ukuntu mwaka amafaranga mubeshya ngo ngiye gukora iki kintu TV dufite ahantu ibitaramo babarira ungurize bitatu yakavuga ati ako wa mwana ubu mbeshya akayama nawe ariko menya ababizi nubwo atababyumva menya ababizi akayama ngiye nagiye nyegeranya muri uyu mwaka nyine mbasha gukuramo amafaranga yo kuba nakora audio gusa nta bushobozi nabwo nabari ibisaza ariko nabashije nyine kugenda nyegeranya n'ibintu bigoye nyine kugira ngo basi mve mu wa gatatu bagenzi banjye bagiye bansaba umuziki kuva amasinya wane mbabeshya basi mbahe akaririmbo tu ariko twahoze twumva hari abafana bamwe na bamwe bakwita ngo ni Kiryango ase izina Kiryango izina Chris Boy byavuye he byagenze bite ubundi witwa ndi izina Kiryango noneho ryo riratangaje witwaga ngo Kiryabarezi Kiryabarezi umujene wanjye umwe nyinjira ati dore Kiryabarezi Kiryabarezi nyine nkagenda ndyanga ubundi noneho bavuze ati ariko niba ryanga tumwite noneho Kiryango wenda bati Kiryango aho ni gudu kabisa riragenda nyine bararimenya abanyeshuri kimwe kirijyana no ku bindi bigo ariko ubu ni Chris Boy nyine batangiye kurimenyera none se ku muhanzi Chris Boy babizi umuntu wese afite role model wafatira nk'icyitegererezo ese wowe Chris Boy cyangwa Kiryango akoresha amazina ya Chris Boy niwe role model wawe haba mu Rwanda muri Afurika muri rusange cyangwa ku mugabane wa Amerika kariho bafite umuziki urenze cyane ninde role model wawe mu Rwanda cyane cyane? Okay, mu Rwanda role model wanjye umujama bro udacika intege iwana nagiye mwigaho kenshi cyane ibintu byarabikurikirana cyane arashabutse arishap byatare umujama witwa Melody Bruce Melody ni umuntu uri hejuru cyane kandi aranabikwiye abanyarwandakazi uwitwa Chris Boy avuze ko yemera cyane witwa Munyakazi cyangwa se Bruce Melody uzwi cyane nka 001 witwa rero Kiryango tugiye kumusaba aturirimbire imwe mu ndirimbo z'umuhanzi Bruce Melody yemera nka role model we wafata nk'icyitegererezo wifuza kuba nkawe mu hazaza cyangwa akaba yanamurenga ugiye kuturirimbiraho rero ku ndirimbo imwe y'umuhanzi Bruce Melody ukunda cyangwa uzi? Okay, no problem kabisa. Ngiye guhera ku karirimbo indirimbo yakoze cyane nkayikunda indirimbo yakoze nkayikunda nyine bitewe n'uburyo ngiye nyine umuziki wanjye nkoramo let's go. Na karirimbo bita niba turirimbiye nari ubwo abanyarwanda baraza kuza kumenya ari nari my heart kiniki karirimbo karagira gutya shyira ku mutima y'amagambo aho atazigera sibama umva ukuntu abantu bahoze kuva kera ndetse na mbere bazatubona badusekere gusa siko babyifuza kuri ubu ntacyorohana mba mana we you alone me gasubiremo ngo gasubiremo twumve abanyarwanda ntabwo bakomeje neza gasubiremo twumve bazatwanga ntacyo dupfa nuko kandi ntibizahinduka uzankunde nanjye nkukunde nubwo bitazigera byoroha witwa Chris Boy ndakeka abanyarwanda mwamaze kumva ko ari umuhanzi uri talented afite impano ntabwo ayihigamo n'umuntu wayivukanye witwa Chris Boy se muramuha amanota angahe ku ndirimbo y'umuhanzi Bruce Melody agira ngo yitwa my heart Chris Boy rero umaze kutubwira ko role model wawe ari umuhanzi Bruce Melody agira ubutumwa ubwira uwitwa Bruce Melody cyangwa umugendera muri rusange? Bruce Melody ni umuntu navuze ko mukurikirana Bratari ni umuntu niyo ari muri shoot zarigende banyine hari ukuntu bafata ball nyine ukuntu bagiye bakora shoot ni umuntu umuntu uri free umuntu uba wisanzuye ku bandi ahorana ibyishimo kandi akanakora cyane abashaka ko umuziki w'u Rwanda ugera kure ndabimushimira cyane gusa sinzi ukuntu nabivuga sinzi niba nahura nawe cyangwa iki ariko umuntu umugabo salute kabisa uwitwa Bruce Melody rero
urumva ko hari umwana wakwihebeye, hari umwana ufite impano, hari umwana wifuza ko byanga bikunda azahura nawe akagira icyo akubwira cyangwa icyo akubaza, ukagira n'inama uha nk'umuntu w'umuhanzi umaze kugira experience mu muziki, ukagira inama wagira uyu muhanzi Chris Boy. Rero hano tugufitiye ibibazo bimwe tugiye tukubaza, maze ukatubwira uko ese mu muziki wawe uko bigenda bimeze imyito. Ese muri nizihe mbogamizi ubundi wowe nk'umuhanzi ukiri kuzamuka, nizihe mbogamizi uhura nazo, cyangwa muri rusange nizihe mbogamizi abahanzi bari kuzamuka muhura nazo? Imbogamizi ni nyinshi noneho umuntu uri gukora umuziki nkaho nyine mu rugo baba batabyumva, kandi ukabona n'ibyo ibiceri aba ari danje, biba bifitiwe plan nyinshi cyane. Noneho kuvuga ngo njye ndashaka gukora umuziki, abaviye nyine ntabwo babyumva neza. Nkanjye mu muryango njye muntu ndashaka kuba umuntu uri hejuru mu muziki ku rwego rw'isi, ntabwo nshaka kujya muri East Africa cyangwa muri Africa. Wowe uri kwifuza kuba waba umuhanzi urenze The Ben, urenze Bruce Melody, urenze Meddy, urenze Christopher King James, ukagera ku rwego rw'isi? Yego, urwo rwego ndashaka kuba, mbese muri make umuhanzi uri muri bamwe beza ku isi. None Chris Boy, ese iyo urebye uyu muziki nyarwanda, reka ariko dushimigiraho cyane tuvuge ngo uwo muziki nyarwanda ubona ari ikintu wakora kikagutunga, ni ikintu wabonamo inyungu yihuse, ese ubona utubundi ubona urimo amafaranga? Umuziki nyarwanda urimo amafaranga, ntabwo araba menshi ariko bizagenda biza, ndabizi ko bizakunda. Umusaza President twubaha cyane Paul Kagame yavuze yuko azabitugiramo, yamaze no kubitugiramo. Bita umuziki bawuvugeho nyine, natwe tugira agaciro mu Rwanda, tugere ku rwego rurenze, tuvugweho kabisa mu Rwanda. None Chris Boy, uvuze ko uwatandatu, ubona ni iki gituma gikomeza gutera imbaraga zo gukomeza kuvuga ngo nzaba umuhanzi, uramaze no kubona imvune ziba mu muziki? Ese ni iki gituma wowe ukomeza gushyiramo imbaraga kuvuga ngo nzagira byanga bikunda? Icya mbere, abahanzi bo mu Rwanda babayeho kandi bafite n'ibatunze, ni abantu b'abagabo biyubashye, kandi biranagaragara. Umuziki nyarwanda uragabura, nubwo atari cyane ariko uragabura. Niyo mpamvu nanjye mbona ko nyine nabikora nkabikomeza, kandi njyewe ntabwo ndi gukora umuziki kuko ntabwo nshaka amafaranga, ndashaka u Rwanda rwanjye. Wenda njye njya na stage mfite idarapo ry'igihugu cyanjye, njye state, njye France, England, bavuga ati njyewe inyuma idarapo nzaba ndigihamba, ati njye ndi umunyarwanda. None Chris Boy, urabona umuziki nyarwanda, wenda sinzi nk'imvune z'abahanzi, wenda njye wambaza ngo imvune z'abanyamakuru nizihe, nkaba nazikubwira. Wowe nk'umuhanzi ubona umuziki nyarwanda ari iki kiburamo? Ubona uramutse ugiriwe umugisha cyangwa uhawe amahirwe yo kuba wagihindura ute? Umuziki nyarwanda imbogamizi zo ni nyinshi cyane, gusa dukeneye management nziza iza idashaka amafaranga, ahubwo iza ishaka ibikorwa by'umuntu n'urukundo, mugakundana. Ujya ubona hari ukuntu abajyama bafashwa nabo abahanzi, reka urasanga nyine icyizere gitakara, ugasanga natwe turimo turabigenderamo, ugasanga nyine tubigenderamo, ugasanga turi kurengana, ugasanga nk'umukiriya avanywe ntago nagufasha ute. Mwanjye mbonye management nziza, si ukwivuga neza cyangwa iki, njyewe ukampa urukundo tugakundana, ukampa ibyo nshaka, njyewe ntabwo najya ngorana nyine njyewe mukire ewana ntabikora, kandi nkabikora neza ku murongo. Ese uko wavuze ko ari we muntu wa mbere mu muryango wanyu ugiye gutangira gukora umuziki, cyangwa wagaragaje intumbero cyangwa ubushake bwo gukora umuziki, ese ababyeyi bawe muvuga rumwe mu gukora umuziki? Ese babyakiriye batayabonye uwitwa Chris Boy atangiye kujya muri studio agakora umuziki, yumva muri society bavuga ngo umwana wo kwa runaka ari umuhanzi gutyo, ababyeyi baba babyakiriye bati? Ntabwo byabura byaramutunguye biberwa n'amafaranga yavuye, ariko nagiye nayamucomora gake gake. Aravuga ati ibi bintu byagenze bate, wasanga nyine ho hari abafite abamufasha, kandi nabo nyine ntabwo babyumva neza, ntabwo yaguha kashize wapi kabisa. Ariko njyewe kuba waba ari wowe ushaka gukora noneho umuziki mu muryango, ari wowe ubizanye, ni ibintu bigora noneho ku rwego ruri hejuru.
ntabwo nyine baba babyumva, aba ari ikibazo gikomeye cyane. bivuge ko nta support iva muri famiye ujya ubona, usibye wenda kuba wagavura, reka tugite gutyo, wagavura amafaranga ukabika gutyo, nta support ujya ubona iva mu muryango. Support yo muri famiye yo rwose, mu bajeni bo muri famiye, haba abantu baho, usibye papa nyine mpamagara gutya n'umusaza akanyumva, ndamushimira cyane umusaza yaramfashe nyine, ariko amfasha avuga ati kubita ibyo bitatu nyine ntabwo yarenze 10,000 ngo arabiguhaye reka. Ubundi indirimbo yawe Itarara ni indirimbo, ubundi turabizi ko kujya muri studio ugakora indirimbo igasohoka ikaza masterinzwe neza ivugika fresh, tunasaba abanyarwanda bakurikiye Mine Plus TV ko bajya kuri Chris Boy Media, kuri YouTube ya Chris Boy Media, bakumva indirimbo ndetse bagakora subscribe kugira ngo bakomeze guteza imbere impano yawe. Chris Boy, indirimbo wakoze ubundi total y'amafaranga yagutwaye, niba atari ibanga, yagutwaye amafaranga angahe? Wayikoreye kwandi? Indirimbo yantwaye amafaranga ntabwo ari menshi nyine, ntabwo ari menshi, ariko nuko hazamo n'ibiganiro nyine yewe na producer. Indirimbo ngiye nyine kuri audio, ntabwo ndapanga video ntabikiri biraboneka, gusa nyine reka tubare audio gusa. Yantwaye ibihumbi 70 byonyine n'amatike arema 70 kabisa. Ntabwo byabashije kujyamo neza nyine ngo bigwanemo fresh, ndamurati n'undi ndimo ndazamuka nta ibintu yihora, ariko ni map kabisa. None nk'umuntu w'umuhanzi ukiri kuzamuka, wibona ute? Ubona impano yawe, ubona hazaza hawe ute umuziki nyarwanda? Ubona ute umuziki nyarwanda mu myaka 15 iri imbere? Mu myaka 15 iri imbere, uburyo mbibonamo n'uburyo ndi kubipangamo, bikunze ko umuntu aramutse nk'umbonye management, ni imyaka myinshi ahubwo, iyo yaba ari myinshi vuga 10, tukaba tumajije kugeza umuziki w'u Rwanda ahantu kure, kandi twabifatanyamo kabisa. U Rwanda ruzaba ruryoshye mbese muri make, tuzaba tubaryohereza fresh cyane. Uramutse ugiriye nk'amahirwe yo gukorana n'umuhanzi uri kuzamuka, pana bano babanzi uri kuzamuka, kuvuga ngo uyu mukorana indirimbo n'uyu muhanzi, aba bakora hip hop, abakora R&B, indimo zose cyangwa nuza kategori zose z'injyana ziririmbwa hano mu Rwanda, n'uyu muhanzi bari kuzamuka wifuza ko mwakora indirimbo, uramutse ugize ayo mahirwe? Mu bahanzi bari kuzamuka, mu bazamuka nafatiye umujene wanjye Dizdora, twakorana nabirenze kabisa. Witwa Dizdora, niki ukundira Dizdora? Wenda wavuze ko uri umudari Bruce Melody, ariko byanga bikunda wumva ko na Dizdora uramukunda, niki umukundira Dizdora nk'umuntu uri kuzamuka? Dola ni umuntu nyine nawe wita ku bintu bye, mbona ni umujene nyine udacika intege. Muri ya minsi yigize no kugira ikibazo, ariko ubona ko nyine yagize ikibazo, ubona ko nta nibirenze nyine, akora boro ze, akomeza nyine no kugira umuhate wo kuba yakora. Nyine hari abantu badacika intege, njye nkunda umuntu udacika intege mu bintu akora, aho tuba turi kujyana fresh cyane. None Chris Boy, ni ikihe kintu abantu bakubona inyuma bakabona urwenda umuntu uri hamwe utuje, ni ikihe kintu cyane irihe banga wowe wize abantu batakuzi? Ikintu njye nize abantu batanzeho, ndi umuntu utuje, urakara vuba, ndi umujene utuje bya danje, ndi umujene ukunda kuba nihugiyeho muri ibintu bijyanye na business. Amafaranga yaratubase papa wampaye, ariko ndafite, ariko ugeze uburyo ki mugana imihanda. Amafaranga ni ikintu twibandaho cyane, ugasanga nyine biratuvuna byatari, ariko ndi mu bintu byanjye ntabwo umuntu mbangamira. Nyine mu gihe ndi muri plan runaka, jewe naho nkunda ibintu by'imiseko cyane cyangwa kwidagadura. Iyo nirutse cyangwa mvuye mu rugo ngiki n'iki mu gihe wapi, njye mva mu rugo mfite ibintu binjyanye, bati ngiye gukina iyi boro iwana, kandi abizi ko boro ngiye kuvugaho ari byo binjyanye, nkahita nsubira home nkapanga ibindi. Ngende umuntu utaruhuka, ahubwo sinzi kabisa. Uvuze ko uri umuntu wabaye inshuti n'amafaranga, nubwo ntayifite ariko gukora ibizabyara amafaranga. Uramutse ugiye amahirwe ugahabwa nka miliyoni 100, ubu none sibyo miliyoni 100
wazikoresha iki ubundi miliyoni wabazana amafaranga miliyoni ijana wallahi miliyoni ijana amafaranga menshi nye ngewe numva ni menshi ariko hari abayafata nk'ibihumbi ijana ariko miliyoni ijana wayamaze iki miliyoni ijana abana nashaka umugore se abanyarwanda muranye kwa Chris Boy andaramutse abonye miliyoni ijana nta kindi kintu yakora usibye gushaka umugore abaye bwa babandi bavuga bati babahaye amafaranga bagura indaya kwa Chris Boy ushaka yo kugira ngo uzahite ushaka umugore cyangwa yari joke ariko reka tubeseriye miliyoni ijana n'amafaranga menshi wakuramo business ngiye nakubaka studio yanjye ikiza kandi yaza yitwa CB abantu rero nabo kuri rinete ndayibona abantu bitwereke CB ya bimwereke neza hano kabisa for sure hano as fresh hano ni CB nuko icyo wabugise CB impamvu nabanyise CB ni logo yanjye kandi bisobanura iki CB ni Chris Boy ni logo nyine irenze y'abajeni mu muziki warenze nka Chris Brown namwibagiwe abajeni nyine umuntu agenda areberaho boro ibitaramo iki uburyo baperforming kuvuga ati njyewe uriya muntu kabisa nzapanga ibintu bimeze nk'ibyo kandi bishoboke none urabona mu Rwanda dufite abaproducer beza bafatwa nk'abaproducer bakomeye cyane muri East Africa cyane ivyo wenda no muri Africa rimwe na rimwe bajya bagira ibiserukira wenda bakava bagaserukira u Rwanda ku ruhando rw'abaproducer bakomeye sibyo mu baproducer bo mu Rwanda haba Prince Keys haba Element Eri haba n'abandi benshi bagiye batandukanye wenda nk'umuhanzi uzi niwe mu producer wemera mu Rwanda umuproducer nemera rero wewe wemera wumva ko ugiye amahirwe yagukorera indirimbo producer ni Element ni umuntu ukora boro nyine boro ye igera kure irakundwa uburyo akoramo nyine sound ze ubona ko ari umuntu nyine urenze niba uri muri studio njya mbona boro ze nyine yewe by'umuziki ndagukurikirana cyane njya mbona uburyo agenda bigenza nkamukunda cyane iyo muri gukora na audio ni ibintu biba biryoshye cyane ubona ko aranagufasha kabisa none ngiye kubazaho gato hari amakuru yari amaze iminsi avugwa witwa The Ben Bruce Melody witwa The Ben yita Taiga one of a kind sibyo witwa Bruce Melody yita 001 ese wowe wemera ko Taiga cya The Ben bavuga birangora byatari ko biracanga gusa 001 ndamuvugaho cyane 001 kabisa none wavuze ko ubundi umufana cyane mukurikirana harakangiye kubaza akarata katuma ufatwa Bruce Melody vuba yasohoye indirimbo ishaka imaze iminsi 3 cyangwa 4 ndakeka yitwa ngo iki pompo Abanyarwanda mu nyukirize uyu muntu witwa Bruce Melody ngo indirimbo garuka gusohora vuba ngo imaze ngo ese yitwa gute ngereka ngo cyangwa mbikubwire indirimbo witwa Bruce Melody amaze iminsi ashize hanze yitwa Detail n'indirimbo ntabwo ari gukora video gusa n'indirimbo nziza cyane nyine urabizi ko akubereye role model ukwiye kugenda ukorera iyo ndirimbo ni indirimbo yise Detail indirimbo nziza cyane gusa n'indirimbo yasohoye uwitwa Kevin na Bushari basohoye indirimbo bayita Kibasumba uwitwa indira witwa Kivumbi King yasohoye yitwa Move uwitwa Kevin Kade yasohoye indirimbo ayita Ndi Ready urumva ko ni indirimbo yasohokeye reka tugite mu menyo ya Rubamba maze iminsi 3 cyangwa 4 uri kubona bizagira muri miliyoni yarasohokeye mu menyo ya Rubamba biragoye gutyo usanga bigoranye kuko biragongana ugasanga hari n'ababa nyine hari abantu bafana umuntu ariko atari uko bakunze umuhanzi ariko ngiye Melody abaza imbere pe wallahi ngiye nabo Melody abaza imbere niwe papa wacu kabisa nizirizo ubona witwa Bruce Melody arusha The Ben harabajya bavuga ngo witwa Medi sibyo Medi na Bruce Melody bakabahanganyisha tugizanye kuri n'abakurikiye Mine Plus TV bamenye hagati ya Medi na Bruce Melody n'indurenze ejo bundi Bruce Melody yuje 1M ya subscribers ariko uwitwa Medi we
yaramaze iminsi yarabyuzuye kera tubwire nimba urenze yaje be honest tubinyangamugayo tw'inyangamugayo. Njyewe rwose oya ni melody man, ni melody wanoze kubikurikirana, ni melody wallahi. Ya ni melody kabisa. Dusoza nicyo wabwira abakunzi bawe, nicyo wabwira abanyarwanda muri rusange, ese ubona nicyo wasaba abanyarwanda muri rusange cyane cyane abakunzi bawe, ese ubatubwira n'imbuga nkoranyambaga, wongera kwibutsa imbuga nkoranyambaga ukoresha? Murakoze cyane, ndagushimira ko wanyakiriye channel yanjye. Genda ubanze urebe indirimbo yanjye Tarara by Chris Boy. Channel yanjye ni Chris Boy Media. Genda ukore subscribe, ewana tuzamure tubereke ibintu bya danje. Wowe ukunda stage z'ingurutsi Chris Brown mwamuzi? Ingurutsi, icyo bita ingurutsi, power, imbaraga. Ewana genda ukore subscribe, mudushyigikire, ubundi duhuriza arena cyangwa se n'aharenze arena, dore ko Kagame wacu genda dukora ibintu bya dance. Ndabakunda cyane, ciao ciao. Yari Chris Boy Abanyarwanda n'abanyarwandakazi, nanjye nawe Vodo y'abanyarwanda n'ibisanzwe, ngusaba gukora subscribe ugasharinga, ndetse wowe wakoze subscribe ndagushimira cyane, nawe utarayikora nyamuneka ayikore. Kandi banyarwanda mureke duteze imbere impano z'abana b'abanyarwanda. Umuntu ufite impano wumva ko ushaka kuzamura impano zawe, nimero zanjye ziri kuri bio ya YouTube yanjye. Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao, hasta vista.